igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Amen. Gutanateganya ko na nyuma y'aha nabireka Sure. kuririmba gutyo. None se ko nkiyiririmba bakayikunda, abo kuba ngenda bakanarekara amatiririmbe ni ikimenyetso ko igihe navuzemo ibyo bintu ubutumwa natanze bumeze gutyo buracyakenewe. Bivuze ko nta gihe ngo mbihaye igihe runaka, nuko nzi neza ko jyewe narorohewe ariko hari abataroroherwa, kandi no koroherwa ubundi birasaba ubusobanuro bwinshi, kuko isi ihindura uburyo ariko iguma ari isi. Ibibazo biguma n'ubundi bihari, ahubwo ugenda ugira ibibazo bingana n'urwego ugezeho. Urumva? yego. Acyumvise? Yeah. Umuntu uhinga bubyizi mu cyaro, ahingira abantu bakamuhemba bubyizi, amafaranga ya bubyizi ubu sinzi ngo nangahe. Cyokoza kera nigeze guhingira bubyizi baduhemba 3 n'itanu, ni kera cyane ngira ngo ntago ararenga n'igihumbi. Ibyo ari byo byo mu bigeragezo hama nayo nigiye mu mpinduka zabayeho, byose mbihurizamo ko biba bisaba ko umuntu yihangana. Hanyuma ikindi kintu kimfasha hakabaho no guca bugufi, nkagerageza gucira bugufi abantu ntagendeye ngo nabayeteho Kuko ngo nabaye undi muntu. igitumye mbivuga hari igihe umuntu agera ku rwego ugasanga kurukontorora biramugoye. Wowe ubyitwaramo ute kuba tewe uyu munsi ari uw'abantu bose? Nyine nkoresha uko kwicisha bugufi Ukwicisha bugufi kandi gusenga. tubahaye ikaze nshuti mwebwe mwese duhuriye kuri uyu murongo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa Onete, nk'uko mubimenyereye kuri uyu murongo tuhura turi kumwe n'abakozi b'Imana, mu abahanzi, bigisha b'ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bidufasha kuva ku ntambwe imwe tukagera ku yindi. Ni muri urwo rwego kuri kamera uri kuhabona umukozi w'Imana Theogene Uwiringiyimana, bamwe bamuzi ku izina rya Bose Babireba. Ni umukozi w'Imana yahesheje umugisha abatari bake, ngira ngo mwese muramuzi. Benshi bari banamukumbuye kuko ntabwo yari aherutse kugaragara cyane ahantu nk'aha ngaha. Tugize rero umugisha wo kumubona muri uyu mwanya. Reka tutarajya wenda muri byinshi tubanze tumuhe ikaze, yongere yibutse abari kumwe natwe, hanyuma noneho dukomeze n'ikiganiro cyacu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amazina wayavuze yose ngira ngo n'amahimbano wayavuze, ariko ntago biteye isoni kwivuga cyangwa kwibwira abantu. Ahubwo hari icyo nibagiwe kuvuga ngo ni Papa Ntuza na Papa Ntuza, babana bose nkabatondora. Abantu banyita Papa Eric. Papa Eric niryo rizwi cyane kuko niwe mwana mukuru mfite w'umuhungu. Urumva rero nyine no ku papa nabwo banyita Papa Eric. yego. Hanyuma amazina asanzwe yose wayavuze, nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bakunda kunyita Theo Bose Babireba. Nari mvuze ko twishimiye kubana nawe, ni umugisha kukugira uyu mwanya muri iki kiganiro. Nari ndiho mbivuga ko abantu badaherutse kukumva no kukubona ahantu nk'aha ngaha. Reka mbanze mvuge ngo Amakuru ni meza. mwari muri hehe? Mwari muhugiye kuki muri iyi minsi? Urebye ntabwo n'ubundi twari kure cyangwa Ni Covid cyangwa ni intambara yo muri Ukraine? Oya, intambara yo muri Ukraine ni ejo bundi, ngira ngo nta nubwo nkanjye navuga ngo hari aho mpuriye nayo, nanjye numva bivugwa. Muri Ukraine simazi, nanamenye ko habaye icyo gihugu ari uko intambara ibaye. Nari nzi mu Burusiya honyine, kubwumva nabwo buvugwa, numvaga buvugwa cyane, ariko Ukraine sinabyitagaho. Covid yaraje akabazo kose kabaye abantu ngo ni Covid, none ubu ngubu. Ariko Covid yo nawe urabizi yari ikibazo. None ubu ngubu umuntu arakubwira ati nabaye busy kubera intambara muri Ukraine. Oya, abo baba bashaka kuryoshya inkuru. Yego. Yaba aryoheje inkuru nta hantu bihuriye. Njyewe nari mpari, ndi mu rugo iwanjye, ngacishamo nkajya mu bitaramo bitandukanye, kuva naho bakinguriye imipaka maze kujya i Bugande 3 ngiye gukora ibitaramo.
urumva rero ni ibyo mba ndimo by'umurimo w'Imana byo kujya kuririmba, kujya gufatanya n'abandi kuvuga ubutumwa bwiza iyo bantumiye. ya Imana ishimwe cyane. ni ukuvuga ngo uyu munsi urahari, uri hano iwanyu? Uyu munsi ndahari, ndi hano. ba bantu bamaze igihe batukwishyuza ubu dushaka kubabwira ngo noneho Theo arahari. ahubwo turabibabwiye ko mpari, nta yindi ntumwe. nta yindi n'umwe, ubutumwa buratambutse. Yego. Imana ishimwe cyane. hanyuma tuguherutse mu ndirimbo zitandukanye, ariko muri iyi minsi abakunzi bamaze igihe banabitwishyuza. hari ubwo bakubura bakaza kudutuma ngo bimeze bite, ngo ko nta ndirimbo iherutse gusohoka, ariko ubu ngo zirahari. mutubarize. Hari n'iri muri studio ntarashyira hanze yararangiye. Hari n'iyo mperuka gushyira hanze yitwa Banaki, igiye kumara nk'ibyumweru nka bingahe, nka 3. urumva rero zirahari, ahubwo kuko akenshi umuntu asiga asohora indirimbo akayishyira kuri channel ye, umuntu udafite notification ntajya abimenya. hari abadebita bamenya amakuru, cyangwa se umuntu utayumvishe kuri radio, ugasanga ntabwo bikimeze nka kera abantu bazabimenyere. ubu buryo bw'umuziki ahanini uri gusanga biri mu buryo bwa YouTube, cyangwa se waba wikoreye nka video n'abanyamakuru bakayicuranga, ariko ushobora kuyibona ugasanga imaze iminsi utarubizi. cyane rwose. ubivuze neza, hariho abantu baba basa n'abari inyuma y'amakuru bitewe n'uko hari ibyo baba babura. nta smartphone afite, ntabwo afite amahirwe yo kubona televiziyo, yewe nta na radiyo ihari. ariko wenda birashoboka ko uyu munsi hari umuntu uri kumwe natwe muri iki kiganiro Imana yamuteye iteka. ndagira ngo utwibutse. wenda si n'umwe, kuko ndabizi ko Imana ikora ibitangaza kandi igirira abantu neza. iterambere natwe turyifuriza abantu, kugira ngo n'ibyo dukora bibagereho biboroheye. Iyo abantu bajya bampamagara kuri telefone akavuga ati ngiye gutira telefone ya WhatsApp, umuntu atanyuma umunyorerezeho indirimbo zikureho az'impete, ndi umukecuru ntabwo ibya WhatsApp mbizi. mbese ukumva ni urugamba ari kurwana. ati njya ku isoko kuzishaka nkazibura, ati kandi hakaba igihe nyumva nko kuri radiyo, ati najya mu ba DJ nkazibura, ati none wazimpaye. erega nkabikora rwose, ngafata nk'indirimbo nk'icumi nzi ko ari nshyashya cyane kuruta izindi, nkazohereza, ngakorera umugisha, kuko nta kindi kintu aba ari bume usibye kuvuga ngo Imana iguhe umugisha, ndagukunda, ndagusengera, ndi umubyeyi meze ukuntu, ukumva nyine nabyo ni byiza kubyumva. Amen. nk'uko nari mbivuze rero ko kuri uyu murongo duhuriyeho wenda hari umuntu ushobora kuba atazi Theo, ndagira ngo unadufashe tukuzi mu murongo w'ubuhanzi no kuririmba. Theo, wadufasha ukatwibutsa Theo ni ryari yakijijwe, yinjiye nyirizina mu muziki ryari? ndatekereza ko ngewe ninkoresha iyi mvugo mu gakiza amazemo imyaka myinshi, ako abantu kumenya ntabwo bingana n'igihe nakirijwe cyangwa nabatirijwe mu mazi menshi, biratandukanye. ngo ngewe mbatizwa mu mazi menshi, nabatijwe muri 94. 94 mu kwezi kwa 12, urumva ko atari vuba. hanyuma kumenyekana ndirimbye 2006. urumva byonyine ndi mu myaka 27 irenga mu gakiza. urumva umuntu wavutse ku munsi nabatijweho ni umuntu mukuru, ni umugabo cyane rwose, ni umuntu ari umukobwa yaba ari n'umumama ubyaye. ntabwo rero nabyita bitoya mazemo iminsi, ariko kumaramo iminsi si cyo gikuru, ahubwo kubamo umeze neza wuzuza ibisabwa. ndumva rero ari icyo gihe maze umuziki nkumazemo, ngira ngo ubu turashyira ingahera nka 15. nayo ni myinshi. niyo kabisa, 15 nayo ni myinshi pe. ukibasha kubona indirimbo uririmba kuvuga ngo mfite inshyashya, umwaka ugashira undi ukaza, nabyo mbishimira Imana. aho inspiration iva iyo soko igihari itarakama. kandi ukumva naho bikama pe, mwahura akakubwira ati yewe ati ubu byararangiye, byagenze bitese, ati nyine numvishe bishize. nta mafaranga burubundi najya nsohora ngira ngo na album buri cyumweru, kuko indirimbo mba mfite zimyiganiramo ni nyinshi cyane.
kandi mba mbyiyumvamo ngo birakenewe ngo nziririmbe, ariko nkagenda ntinda kubera ubushobozi, kuko sinkora umuziki gusa, mfite n'izindi nshingano zituma nabona amafaranga nkayakoresha ibindi aho kugira ngo nkomeze nkora umuziki. Ariko urumva mba nshaka ngo wenda nikorere umuziki gusa. ndashaka ko twibutsa Theo ni ryari yinjiye muri studio bwa mbere, hanyuma noneho natubwira indirimbo ya mbere watangiriyeho. Muri studio bwa mbere bibaye wenda umuntu ugiye kubyumva ari ubwa mbere abyumvishe, kuko nigeze kubivuga. Njye ninjiye muri studio ari mu kwezi kwa 9 mu 2006 nibwo nagiye muri studio. Indirimbo ya mbere warikodinze muri studio ni iyihe? Indirimbo ya mbere narikodinze, kuko twakoraga album, twagendaga umunsi umwe tubyita guhurutura, tukaririmba indirimbo nyinshi umunsi umwe. Ni gutyo ngira ngo mu kinyarwanda babyita. Nuvuga ngo naririmbye bwa mbere bose babireba, yivuga ngo Imana ikiza urubwa, n'izindi ziri kuri ya album. Irya niyo mfura mu ndirimbo cyangwa muri album. Yego. Kandi iri no mu ndirimbo nagiriyeho umugisha na maginga yakunzwe icyo gihe, igisohoka n'uyu munsi. Igitaramo ngiyemo nkavamo ntayiririmbye, bavuga ati ntago ari bose babireba waje, kuko bose babireba ari kuririmba bose babireba. Ubwo bigatuma nyiririmba barayisaba, ukabona yuko indirimbo kumara iyo myaka yose abantu bakivuga bati iradufasha, twumva ikimeze nk'inshyashya ku buzima bwacu. Hakaba umuntu uri buyikunde agendeye ko yayumvishe mu bihe bibi, uyu munsi akaba yikundiye ko yasubijwe kuko yagize kwizera, akumva nibwo ayifiringa no kuruta kera. Amen, amen. Ariko ubwo nababimbwira ntabwo ari ibyo mbatekerereje. Umuntu araza akambwira ati kera narayikundaga numva imfasha mu bibazo byanjye narimo, uyu munsi nabwo imfasha kuko nabiciyemo. Ati nagize kwizera, ngira Imana birakunda. Ukumva none ari kuyumva ashima Imana, noneho kera yayumvaga ateganya kuzashima Imana mu kwizera. Nanjye bigahita binsunika, kandi nkahita numva yuko ngomba kongera ngasaba Imana ikagira ikindi kintu impishurira, nacyo kijyanye n'iki gihe cyangwa kizakenerwa no mu gihe kizaza, niyo naba ntakiriho, bikazagira icyo bimarira abantu ibyo naba nsize nkoze mu isi. Theo, twakoraho akapera gatoya kuri iyi ndirimbo bose babireba. Bose babireba uramfasha? Ariko iyi ndagufasha rwose. Okay. Gusa uraburidirija, nanjye ndi umuririmbyi usanzwe. Birumvikana. Hanyuma indirimbo turaririmba nk'igitero kimwe, ngira ngo kiraba gihagije na refrain, si ngombwa yose. Ubundi itangira ivuga ngo icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya hehe ku ijuru ritabaye. Bose babireba, bose babireba, uzashima Imana, bose babireba, uzayiha impundu, bose babireba, icyubahiro cyayo ukiheba kureba. Amen, amen. Bikoze neza? Sinagufashije neza? Ntabwo nitaye kuri kumfasha, njyewe narinzi ko nawe uri buririmba igitero cya kabiri. Nagiraga ngo ndebere ko nanjye bizaza. Ariko wakoze. Amen. Theo, iyi ndirimbo niyo wigiyeho bwa mbere ko b'umuhanzi? Hari ukuntu abantu baba bafite amatsiko iyo babona Theo uyu munsi bakavuga bati yinjiyemo ati, ubundi inspiration y'iyi ndirimbo yaje gute? Kuko ukomeje mu bindi bice harimo amateka ya Daniel, ukuntu bamwanze bajya inama. Urashaka kwibaza hari aho ihuriye n'ubuzima yari arimo uwo munsi, cyangwa ni kwa kundi bavuga ngo umuhanzi agana kariho, hari ibyo yarebye mu byaremwe abaturanyi biki? Oya, ubundi ndeka mvuga iki kintu, wenda hari n'abandi bazasanga cyarababayeho. Rimwe na rimwe cyangwa kenshi na kenshi, ntabwo indirimbo umuntu yigiyeho guhanga rimwe na rimwe arizo asohora, keretse wenda ubiterambere ryaje. Ariko nagiye gusohora indirimbo za mbere maze gutakaza nk'amakaye 2 arimo indirimbo, narazanditse zigaheraho zikazatakara ntacyo nzimarishije. Hanyuma rero iyiyo byahuje n'igihe cy'Imana, niko nabyita cyangwa niko mbifata.
hanyuma rero muri uko guhuza n'igihe cy'Imana mpita ngisohora, ariko mbere yaho nahimbye izindi ndanazibagirwa. nta gatelefone ngo warikodinga ijwi nta kahabaga, uracyumva ngo ufate akarikode, byasabaga kwandika. Kwiyibutsa byasabaga kutekereza ukajya usoma ukumva ko byagaruka kugira ngo bigaruke. Hariho izo byangaga ugasigara ureba byanditse ntiwibuke uko inspiration yari imeze. Kandi kiriya gihe n'udutelefone twabaga tutari twaza ku buryo umuntu ubuye nge natangiye kuririmba telefone zitaramamara nk'uko ubu zamamaye. Ubu ngubu byaba bikabije cyane ukurikije urwego biriho uyu munsi. Icyo gihe byari ibintu biri hasi cyane. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ujya muri studio ngo ukore bose babireba, hari izindi nyinshi zabanje zancitse zo nanditse, hanyuma ndazibagirwa. nuko gutinda kubona amafaranga ngo ujye no muri studio no kutabyizera, nabanje kuzandika nshatse kuziha korari barazanga. Barubizi ibyo bakumva ry'amagambo atoya ati izo ndirimbo teoya. Ubwo baga bashyiriye ya magambo nka kure nyine hari igihe uba mu bigeragezo bikaze bakumva ni ibintu bikomeye cyane. Hari n'izindi nanjye nibagiwe zabaga zirimo amagambo wumva nyine ko avuga ukuri kwinshi kw'ibibaho mu isi cyangwa kw'ibintu abantu banyuramo. None ukumva abantu ntibazishaka, bashaka zimwe zivuga isiyoni mu ijuru ni heza, tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya wera azadutumbagiza ibintu nk'ibyo, tuzahurira ku bicu. Izo ngizo nizo baba. Ariko njye nkumva nshaka no kubwira abantu ko mbere yo kujya mu ijuru, nubwo nanjye ndikunda, tukiri mu isi hari ibindi tuzanyuramo, kandi nabyo ugomba kubaho ufite uko witeguye. Ugomba kubaho wihanganye uvuga uti isaha iyo ariyo yose. Uyu munsi nimba ubabaye ukaba utekereza yuko wenda ntaho watabarirwa, nkakuremamo icyizere nti nubwo ubabaye ariko bizashira. Kandi akabijya nanjye mbikuremamo, nanjye nta kintu gifatika usibye kwiringira Imana. Nk'iriya ndirimbo wandirimbishije nikundira ibintu byinshi, ariko ntekereza ko iri mu ndirimbo naririmbye mbayeho nabi. Nicyo nashaka ko tugarukaho. Buriya butumwa wasohoye kiriya gihe na n'uyu munsi navuga ko bukivuga. Buriya umuntu akwise bose babireba ntuhita wibuka iriya ndirimbo. Nashaka kugira ngo tubwire buriya butumwa bwa kiriya gihe hari aho bwari buhuriye n'ubuzima wari ubayemo. Ni byahura kuko buriya nta baravuze ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Baranavuga ngo nijya kurishihera ku rugo. Iyo ni imigani y'abantu ba kera, wenda siyo nitaho cyane, ariko ntabwo abantu bayiciye gembagaya cyangwa bavuze iyo mvugo, bareberaga ku bifatika biri aho hafi. Ntekereza ko rero ntabwo nari kuririmba ngo mpumurize runaka ntabanje kwihumuriza. Naribwiraga nanjye narihanuriraga nkavuga ngo barajya he ko ijuru ritabaye. Ariko mu by'ukuri utagira ngo wenda nari nuko nari nujuje inzu nziza. Oya, nicyo gihe nabaga mu nzu nkodesha itabamo na sima, ari inzu y'ibitaka. Ni kwa kundi umuntu afata agakurura ibizaba nk'ibiriho ijambo kwizera. Noneho kwifashisha Daniyeli nibura byari urugero rwa hafi kandi ari umuntu uzwi muri Bibiliya, ku buryo umuntu yahita kubita ibitekerezo bye ku rwango rw'abantu. Icyo kintu mba nkivuga mbihagazeho. Kandi watekereza Daniyeli bamwanze n'igihe bamwangiye n'imyaka ishize ni kera, ariko muri Bibiliya baracyabisoma. Umuntu yagira icyo abivuga ukabona umuntu mu rusengero arafashijwe. Ariko se abanzi ba Daniyeli baba ari bo banzi be, nabo bafite abandi. Akavuga ati Imana yatabaye Daniyeli nawe izagutabara. None se yamutabaye umukiza imbwa? Yamukizaga se inka zica zimwe bavuga ngo ari inka zica, cyangwa ubwo ndi gushaka kukumvisha n'abantu bari bamwanze banamwangira ubusa. Nanjye none numva umuntu afashijwe n'iryo jambo, ntababuze nawe bimurenganya, yabuze uko agira, akavuga ati ndabitega Imana. Nanjye reka ntegereza Imana nk'iya Daniyeli izancisha muri ubu buzima. Ibigukanga ntabwo biba bibuze. N'uyu munsi rwose amagambo ahumuriza ntashobora kuva mu kanwa kanjye, kuko nabo guhumurizwa baba bahari. Turasimburana buriya mu bihe. Uyu munsi umera neza ukadamarara, ejo ukazumva umuntu wari uzi bavuga bati byaciyemo, birimo bakubwira ati ya byararangiye. Nk'ubu ejo umuntu yari arimo ambwira umuntu w'umukire, anyibutsa n'ahantu yadusohokanye hitwa Kaoshi. Ari umukire aratujyana
akajya umuntu akajya anyibutsa ngo shango tutazi no kumenya ngo wakaka iki ngo tukita tugenda ngo twaka ibyo tubonye ngo tutazi ko ngo mbese avuga ngo ababazwa nuko atamukonsomye ngo nabwo akaba yarahombye. Kwa kundi ugiye muri resitora utazi ibintu ukajya uvuga ati ni mumbi bihari. Njye bura ntago hari resitora ngira ngo wenda ubwo wenda navuga ko uko biri kose, ariko njye ntangira kujya mu maresitora ahenze abantu aribo bananjyanye. Hari resitora wabaga wumva utajyamo mu mahoteli, hari ibiryo ntaryaga kubera ko nabonaga ntabizi kandi ngatinya kubaza ngo nihagarareho. Ubwo urumva narihombeje. Umuntu yanjyanye muri Serena bakakwerekaho ibiryo biri, hanyuma ukajya urya ibyuzi. Ariko ni nabyo noneho hari igihe wumva bakubwira ngo habaho ibiryo by'abadiyabetike, ngo hariho ibiryo by'abantu barwaye indwara, kubaze none napfa gufata nkafata n'iby'abarwayi. noneho hari ibintu umuntu yabaye yarabyaruye arambaza ngo kutashyizeho ibizi, none nshaka kumwereka ntabwo mbishaka, ariko nsigara mvuga ati ni ibiki. Ibiryo byinshi nariye ahantu kandi ugasanga ahantu nagiye kubirya sinasubiyeyo vuba cyangwa se ndanajyayo, nagiye ndeka abandi nkabona babiriye, nkanga nyine kwiraburiza niko nabyita. Ubwo rero urumva nibyo nakubwiraga by'ubuzima, ubuzima tubucamo bihinduka, ejo biba byiza, ejo bihinduka nabi, ariko turashimira Imana yo kidahinduka. Imana ishimwe. Ibintu byaba nabi kuri Theo byaba neza kuri Theo, Imana ikomeza ari Imana. Amen. Ibintu byaba nakira nkagira amafaranga menshi cyangwa nakena ngasigara nafite n'aya taxi, Imana ikomeza ikaba Imana yujuje ibyangombwa ishobora byose, nta kintu bitwaye ibyo. Icyo rero gituma nanjye mu kanwa kanje mbona mbwira abantu nti gutabarwa kurahari, watabarwa, wasubizwa, Imana yakunyuza aha, hari aho yagukura n'aho yakugeza, nshingiye no kubyo mbonesha amaso nk'uko uvuga. Nanjye ubwanjye ubundi nakubwiye ko utera ubureza bw'ibanza niheraho, kuko nanjye ndi mu bantu batabawe n'Imana, abantu babona nta cyizere. Hariho n'umuntu rego ureba ukabona niyo yaba adafite ibintu wabimwifuriza, hari n'ureba nyine ugahita umukatira urumukwiye uti byararangiye, uvuga ati uyu nta cyiza kizamuturukaho. Abantu rwose benshi none abana b'abantu icyo mbakundira, ngira ngo nawe uraza gusanga wenda hari amakuru ufite cyangwa uzabyumva n'abandi, bo ntibatinzamo, uko umeze niko akubwira. Buriya niwumva umuntu ahagarara nko mu rusengero kumva aravuze ngo hari abantu bavuze ngo nzapfa ndimbwa, baba barabivuze rwose, ati wowe ntuzikamira nayimbwa rwose. N'umubyeyi wakubyaye akugeza kuri akavuga ati wowe nta kizavamo, ariko akazatungurwa no gusanga ari wowe uzamufatira runini nyuma y'icyo gihe, kandi akabona nta nabigizemo uruhare runini, usibye kuko byara gusa. Imana ikagukoresha nk'Imana yakuremye, ikagukoresha amateka akandikwa. None se Theo, nawe kera wari uri muri abo bantu kumwe nyine uko wari uvuze, ushaka kureba umuntu akavuga ati nta cyiza kizamuturukaho. Hari uburyo ubwira umuntu uti nta cyiza kizaguturukaho, wa muntu nawe akabyumva akavuga ati kabisa nanjye ndabibona nta cyiza kizanturukaho. Nawe niko wiyumvaga? Wivuga ngo niko niyumvaga. Njye ndakukubwira ngo amagambo nk'ayo niyo yari yarabaye ibiryo byanjye muri rubanda, kandi hari urwego umuntu akubwira ikintu nawe ukabona nicyo ugacishamo. Niba avuze gutyo ntabwo ibyo ari ibintu bya kera. Hari n'igihe nari muri korari imwe, kuko nabaye mu makorari menshi, batoranya abantu baravuga ati abantu bashaka kuzaza kwiga sente muzaze mwiyandikishe. Ndiyandikisha, tugera n'umunsi wo kujya gutangira kwiga gutesitinga. Noneho buri muntu bakamuha iminota yo gucuranga aho bamwigisha, avaho bamwigisha. Njyewe umuyobozi wa korari nawe wari mwarimu aravuga ngo wowe sohoka, ngo wowe ntabwo uzigamo. Mbese reba ndi umuririmbyi nk'abandi, ndi no muri korari, ntacyo bisaba ntatanze, abona njye ntibyakunda. Noneho tekereza njyewe yirukanyemo, ninjye hasigaye, haciyemo igihe gito cyane, nta myaka nk'itatu yaciyemo, bisigara ari nk'aho ari njyewe umuntu ukwiye kuba najya kuri ibyo byuma bikaba byumvikana ko ari byo bikwiriye. Ayo ni amahitamo y'abantu, nubwo atavugishije umuntu, ariko yanyeretse ko ntibyavamo, ntibyakunda, arirukana. Arambwira ndi umuntu w'umugabo ngo wowe ntuzigere ukoza intoki zawe kuri iyi sente. Gutyo yaraguzwe amafaranga, nanjye nahingiye imisiri nk'abandi, ndataha nyine ndababara. Yakureberaga mu gihe akavuga ati nguyu nta kigenda. Hanyuma urumva uwo yabaga kweruriye akakubwira ati genda,
n'abandi benshi. Hari n'umuntu umwe wenda ngiye kubivuga si uko waba ari inzika, ariko umuntu ashobora kumva iryo jambo wenda rigamukomereza ku kindi yabwiwe cyangwa ibihanyuramo. Nabwo nigeze gutwaza umuntu umufuka w'amasaka nsunika ingorofani mu isoko, ndawuzana nkugejeje aho abandi bayigezaga, imvura yari yaguye uranyerera, ingorofani iranyerera ugwa hasi mu bitaka, kandi urumva imvura yari yaguye n'ibyondo. Arantuka ambwira amagambo maba, mvuma amacandwe menshi mu maso, ngo ujye uterura ibyo ubasanga cyangwa ngo uzapfe baguhambe, ugira ngo uwo nguwo hari aho abagusigarije. Hanyuma amafaranga nawe uteruriye kandi nawe uhagejeje, ntucitse ngo amasaka ameneke, ngo uranduye byonyine. Ndataha. Tekereza ko abo bose tuba tugihura, baba bagihari. None uko kuntu yari akazi icyo gihe, ubu biba byarahindutse, ameze ukundi kuntu ntakamwifurije, ariko nyine ukabona yuko umuntu ntabwo aba akwiye gusuzugura undi. Umuntu ntabwo akwiye kugusuzugurira uko ureshya, ntakwiye kugusuzugurira aho uvuka, uko umeze igihe urimo. Imana yakujyana mu kindi gihe. Amen. Nibyo bituma ndirimba mwene uko. Hanyuma tewe muri ubwo buzima umeze gutyo, umuntu akaza akakubwira gutyo, akagutuka gutyo, ntacyo ufite warenza, indirimbo igahitiza ati barajya hehe ubwo aho ni kera, ahubwo ntanazi ko nzaririmba. Ahubwo uririmba ukora wibuka amateka, akagusunikira rero kubabwira uti murajya kwijiro ritabaye. None zo ushaka kubwira ikintu cyatumye Hana asubira kureba umutambyi ni iki? Yaraje ati ndi wa wundi warebaga ko ari umusinzi, ari we gica usinda kugera ku rwego bwo yamufataga nk'umusinzi w'umusazi, mba ariko mbyita, kuko kukubwirira mu ruhame cyangwa umuntu akatura akakubwira ngo ugabanye isindwe, wowe utasinze uba ufite umubabaro utuma utabasha kuvuga. Hanyuma abyaye yahise avuga akibyara umwe ati wari ingumba abyaye karindwi. Iyo ni barajya he? Iyo ni barajya he? Iyo ni kwita avuga ati uwari ingumba abyaye ari umwe wenyine akibyara Samweli, yahise avuga ati uwari ingumba abyaye karindwi. Itavuga ati abari abakungu baraca inshuro. Njyewe nsomye ari amagambo aramfasha cyane. Iyo rero ni barajya mu bundi buryo. Avuga ati ndi wa mugore waje ubabaye. N'abantu bajya babikora, umuntu najya mu rusengero akishimira Imana avuga ati yangiriye neza, njye mba mbyumva neza, nubwo hari ababifata ngo nko kujya kwirata, ngo baje kuturatira ko ari ibyo bafite, ariko nukuri njyewe ntacyo nari mfite nkaba ngifite nabivuga. Hari abantu baba bazikorega ntacyo wari kugira, bavuga turiya nta kintu nyine babandi. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri Imana ishimwe. Ubwo nyine biba ari bimwe mu mateka y'abantu. Abantu bihutira kuvuga, ariko nibura bajya bihutira kuvuga ibyiza. Umuntu niyo ntacyo yaguha abikwifuriza, aho kugusunikira mu mubabaro akubwira ati n'ubundi uri uwo gupfa, wapfuye uhagaze, wagize ute. Izo manza abantu bazica vuba vuba. Uzi umuntu uvuga ngo urutwa n'uwapfuye akazikwa, ukireba ukigenda akabona ko urutwa n'uwapfuye, ubwo si uwapfuye ikibazo gikomeye bihuriye he koko? Hari imvugo nemera nyine nkavuga nti Imana izatabara byanga bikunda. Amen. Aho uvuka nyirizina ni hehe? Njye mvuka Iburasirazuba. Hanyuma nk'uko ubizi abantu barimuka bakava hamwe ejo bakajya ahandi, ariko ngira gakondo nyine Iburasirazuba, ahantu bita nimba ariko babyita ngo gakondo. Bavuga ko twahoze duturuka hitwa za Kiramuruzi, iwabo wa mama. Hanyuma ariko njyewe navukiye Kabarondo muri Kayonza, ni naho nakuriye, ni naho n'ubu ngubu iyo ngiye niho nita muhira. Ariko ibyo bice bya za Kiramuruzi naho habayo famiye tutanazi, tutaziranye, ariko nabyo ni ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo ubwo buzima bwose wari urimo utubwira ni Iburasirazuba? Bwose ni Iburasirazuba. Ni Kigali. Ni Kigali narahababariye. Naha twicaye. Oya. Aha twicaye. Gusa naho warahababariye. Aha no ntabwo mvuga aha ngo mbe mvuga Gisozi, ahubwo aha muri iyi jaride. Kera hahoze isoko. Iri soko ndarizi rero. Urabigije kuri? Iri ryari isoko. Nose isoko rya Kinamba muzi ko ryabaga.
hese ni hano njye ntabwo nari niri nura mbizi. murongo w'amazi ureba wabagamo hakurya ari Kacyiru hano ari Gisozi aha muri ibi bice by'ahantu habaga amavoka n'ibiki. Iri ni isoko nzina hano hakiba amazu kera cyane muri za 2000 macuruza imiti y'imbeba na za sentone. Aha ndahazi neza nahakubitiwe kandi mpakubitirwa nyinshi bitewe n'uwankubitishaga kandi andenganya nawe. nanjye kuba ngo tuzajya iburasirazuba ku ivuko tujye kuhakorera ikiganiro none ndumva ahantu henshi warahababariye ntabwo twahazenguruka ngo hano ku tuzabishobora. Kinamba ku Kinamba nabwo hari imbere hari ahantu habaga ibyuma by'ifu by'imyumbati basya imyumbati bacuruza amafu ngo bizwe n'abantu ba kera. Higeze kuba umwana umwe reba yari umuzunguzayi azunguza amajipo nanjye ncuruza imiti y'imbeba angirira impuhwe arambwira ati jyewe nza ahantu nagusabira ati ni abantu b'abarokore ati babigacurira ubwo n'icyara gacurira ikiriho batarahimuka arahandangira ati nakujyana ati bakajya bagufata neza ati wenda ukabona ibiryo ati mbona uzicwa n'inzara. ubwo ni akazi ko mu rugo yari akurangiye. Oya ati bazakurera ati nabibabwiye ngo hari umwana njya mbona ucuruza ati witonda reba umuntu ngo kubona ko witonda akumva yagusabira naho kuba nawe ntago nabonaga ko nawe hari ikintu afite yacuruzaga nk'amajipo 3 ku rutugu cyangwa 4 sinajyaga mbona yarengeje buri mugoroba ariko yambona akambwira ati wazarize nkagushyira abantu b'abarokore akavuga ati nibura ubwo njye ncuruza amajipo nawe reba imiti y'imbeba yaravuga se ko ibi ngibi nta kintu koko yarambaza agati se ugurisha ngahe 30 50 cyakoze ari igihe wavugaga n'ijana hakaba uyaguha ariko ibyo byari nko kubonekerwa. Urumva nimba wahera kuri ureba kuzagwiza yo kurya ariko yakiriya gihe manzi ijana ryari menshi. Oya nta menshi ijana ntiwabaga warirya rikaguhaza. Ijana se warirya gahaga iki ibiryo bye bihagije byari nka 300 nangwa na 500 by'icyo gihe. Hanyuma se Theo urwo rwa rugiyemo cyangwa byaje kurangira nyine ubwo ubunyibukije nkibuka ko nagirirwaga impuhwe nabo bakwiye nabo kuzigirirwa. Uracyumva nawe ni umuzungu uzarabona roko defense akiruka kuko nizo zakoraga icyo gihe yangera ati ko mbona ugiye gupfa ubwo se nawe yari wo kugirirwa impuhwe. Ikintu kijya kimbabaza ibibazo nk'ubu sinamubona ubu nta nubwo nzi wenda ko wenda ajya nareba indirimbo ntiyanamenya ko ari birumvikana ariko yanyifurizaga neza. Hanyuma Theo hari ibintu abantu bajya bibaza ariko nanjye njya mbyibazaho. Theo wa kera w'iyo kure abantu babonaga nta cyiza kizamuturukaho rimwe na rimwe akabona ko nta cyiza kuri we ariko uyu munsi Theo yarorohewe naho atakwirirwa avuga n'ureba ifoto yawe hari igihe ifoto ivuga n'ureba ifoto yawe ashobora kuvuga ati kabisa kwa Theo byaroroshye. Akavuga ati se none kubera icyo kiririmba indirimbo zifite aho zihuriye na bose babireba kuki noneho uyu munsi ataririmba za ndirimbo twahereyeho tuvuga tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo n'ibindi ijuru ryahumuye ahubwo utanateganya ko na nyuma y'aha nabireka kuririmba gutyo none se ko nkiyiririmba bakayikunda kuba ngenda bakanarekara amatiririmbe ni ikimenyetso ko igihe navuzemo ibyo bintu ubutumwa natanze bumeze gutyo buracyakenewe. Bivuze ko nta gihe ngo mbihaye igihe runaka nuko nzi neza ko jyewe narorohewe ariko hari abataroroherwa kandi no koroherwa ubundi birasaba ubusobanuro bwinshi kuko isi ihindura uburyo ariko iguma ari isi. Ibibazo biguma n'ubundi bihari ahubwo ugenda ugira ibibazo bingana n'urwego ugezeho. Urumva? Yego. Acyumvije umuntu uhinga bubyizi mu cyaro ahingira abantu bakamuhemba bubyizi amafaranga ya bubyizi ubusinzi ngo nangahe cyokoza kera nigeze guhingira bubyizi baduhemba 3 n'itanu ni kera cyane ngira ngo ntago ararenga n'igihumbi ibyo ari byo byose. Umuntu uhinga bubyizi uyu munsi ibibazo abarwana nabyo bye nkawe bikemurwa n'umubyizi umwe yahinze akumva birabaye neje akongera akabaho iminsi ikisunika. Haba hari undi nawe utunze nka rukururana nawe uhangana na rukururana. Ubwo nivuga rukururana ni nka za gitrose nyine ufite etaje nawe imisoro yayo nayo ni myinshi ibibazo igira nabyo ni byinshi kuko nawe ukuramo byinshi burya nawe aba afite ibibazo. Ngo rero ibibazo bihoraho n'ubu ngubu twatuvuga gutyo ngo konsa ariko nyine ibibazo bihari
Yego. ako mba ngacishirijemo kuko turi mu isi gusaba bijyanye n'aho uhagaze. uretse kuba wavuga ngo uyu munsi hasumba ejo hashize, cyane ariko hari icyiciro n'ahantu cyose hagaruka umuntu agezemo uhasumba haraharuta cyane, haraharuta. ntiwanabigereranya ntibifite n'aho bihuriye, ni nko kwimuka mu gihugu ugatura mu kindi. Amen, amen. Iryo jambo ari ryiza. Hanyuma Theo wamamaye akamenyekana akagera kuri rwa rwego uzi, abifata te ubihuza gute Theo wa kera na Theo w'uyu munsi? Nta kubihuza kundi, icyangombwa ni uko menya ngo kera nari imeze uko, nkanamenya ngo uyu munsi hahindutsemo iki. Kubihuza byo ntiwabihuza, ahubwo mbyitwaramo gute. Niwanga amashuri nigiye mu bigeragezo, hama nayo nigiye mu mpinduka zabayeho, byose mbihurizamo ko biba bisaba ko umuntu yihangana. Hanyuma ikindi kintu kimfasha hakabaho no guca bugufi, nkagerageza gucira bugufi abantu ntagendeye ngo nabaye Theo, ngo nabaye undi muntu. Igitumye mbivuga, hari igihe umuntu agera ku rwego ugasanga kurukontorora biramugoye. Wowe ubyitwaramo ute kuba Theo uyu munsi ari uw'abantu bose? Nyine nkoresha uko kwicisha bugufi kandi gusenga. Iyo usenga nibwo ugira inama nziza muri wowe zivuye mu mutima wawe, bitewe no kwizera ufite cyangwa n'ibyiringiro, nimba ariko ndi bubyite. Ariko nyine ahanini gusenga, kwihangana no guca bugufi. Amen. Uyu munsi Theo wamaze kugira indirimbo zingahe, alubumu zingahe? Ntabwo nkibara alubumu, mperukana n'imfite alubumu 9. Kera twatangiye tubara indirimbo ariko ubu ntitwazishobora, ni amalubumu ni nyinshi. Ntabwo jyewe nkirirwa nzibara, ariko nzi ko mfite indirimbo zirenga 200 kandi zirarenga cyane. Narabaze nsanga zirenga 200, ariko nagezeho ndeka gukora alubumu. Nko guhera kuri alubumu ngeze mu malubumu 7 natangiye kujya nkora indirimbo nshyira hanze 2 3, mbona bampa okaziyo z'ubuntu mu studio. Usaze muri studio yanjye nanjye ndagukunda nkaririmba indirimbo ngashyira hanze, ejo atuzaze nguha indirimbo, uzaze ngukorere video, noneho nguma ngiye nishyirira indirimbo hamwe. Amen. Ariko nanjye nabona amafaranga nkanakora nkanishyura. Imana ishimwe. Yo Theo, nk'uko nari mbivuze, wamamaye nk'uko wari urimo kubivuga ko hari urwego umuntu ageraho ukava ku giciro kimwe, ariko na cya kindi winjiyemo ugasanga kirimo ibibazo. Theo bagiye bavugaho ibibazo bitandukanye, uyu munsi yaguye, uyu munsi bakamuvugaho abagore, uyu munsi bimeze bite? Ntekereza ko ibyo ni ibintu narabivuze hashira igihe kinini. Ntabwo keretse wa mugana ari nk'aba bantu baje kuri YouTube uyu munsi, nta handi arajya agahita ahura n'iki kiganiro ari bwo bwa mbere. Ariko burangira amahirwe y'uko iri jambo kumenyekana cyangwa kwamamara rigukururira ko ibintu byawe bimenyekana, ku buryo n'abatayihagarariye kuri tele bamenya amakuru. Uko nguko uvuze uti haramenyekanye ibi, uyu munsi bihagaze gute? Nagira ngo nkubwire ngo bihagaze neza, kuko Bibiliya iravuga ngo naho igiti cyatemwa kizongera gushibuka. Amen. Bibiliya ikanongeraho ijambo rikomeye ikavuga ngo kandi kizongera kigira amababi, kigira amashami, ngo y'ibitontome meza, ngo cyere n'imbuto zirute n'izambere. Ntekereza ko rero nkurikije uko mpagaze, uko uyu munsi bimeze, mbona ko ndi muri iyo nzira yo kuba ndi umwe mu bantu bashibutse. Ubwo singiye kongera ngo nisobanure ngo byagenze gutya, ibyo narabivuze sina. Birahagije. Bundi menshi aravuga ariko bene yo bakayumva. Oya ni ibintu ibyo kubigarura byaba ari nko gucetse twabuze ibindi tuvuga, kandi birahari byinshi. Biranasobanutse cyane. Igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Ubwo mu buzima busanzwe ntago haburamo gusitara, ntago haburamo na Satani. Ntago abashaka ko tuguma twemye, abashaka ko kubwe nta nubwo waramuka mu cyimbo cyo kuvuga ngo wakoze ikosa wenda runaka, ubundi yakagukoresha n'iritumwa uva ku isi ukava mu murongo, ukava mu batamugora. Kuko nimba uri umuntu ukorera Imana, abantu bagakizwa cyangwa bakagira nayo mahoro mu mitima, ntago Satani ariyo ntego ye ko abantu baba amahoro.
intego ye nuko bataba amahoro. Hama rero impamvu yose yatuma baba amahoro afite uko ashoboye yayikura. Niyo myumvire nakoresha. Nuko turwana n'umuntu n'udafite inyama n'amaraso kandi birazwi. Ayo nayo ni amakuru azwi cyane. Urakoze. Imana iguha umugisha. Ndabakira. Hari abana bagenda bavuka umunsi ku wundi, ndavuga abahanzi bana bafite impano zo kuririmba. Hari n'abandi wenda bavuga ko basa n'abimazemo igihe ariko kitari kinini, nka Theo navuga umaze igihe kinini mu muziki kandi uyu munsi uvuga ukumva ko afite intego z'ejo hazaza nziza mu muziki. Ni ubuhe butumwa waha aba bana bari kuvuka uyu munsi ndetse n'ababimazemo igihe navuga gitoya? Ubutumwa nabaha, icya mbere ubwo uragendera ku cyagufashije kugira ngo uri uyu munsi. Icya mbere, ibihe ntago bisa. Yego. Njyewe ibintu byamfashije kiriya gihe uyu munsi nta muntu byafasha. Ari n'igihe byaba bidahari. Ubwo ndavuga mu bijyanye n'umuziki. Yego. Ahubwo itangira ryose, ubwo ndabwira umuntu waba uhaguruka cyangwa ubishaka, riragora. Uyu munsi umuntu azagorwa n'ibihe, aho ibihe bigeze. Uko nagowe rero icyo gihe nje bisa naho byari byoroshye ushingiye ubu. Hanyuma nanone kandi uyu munsi hari ukuntu byaba byoroshye kuruta kiragiye. Ndabivuga muri ubu buryo. Nk'ubu kera wafataga amafaranga 100,000 kamanze nje kukoroha kwanjye kw'icyo gihe ugakora amarubumu yose. Yes. Indirimbo 12. Uyu munsi ndahamya nashidikanye. Nubwo nayitava. Umva naringiye kukubwira ngo uyu munsi ntago nzi neza ko ushaka indirimbo nziza ya audio iryoshye sinzi ko mu 100,000 yavamo kabisa. Tekereza rero, urumva aho narorohewe. Ariko nanone uyu munsi nanone hari ikoranabuhanga kuruta kera, ku buryo nanone ushobora koroherwa, ushobora gukora indirimbo wabipanze neza ugahita wamamara igahita ijya kuri YouTube. Icyo gihe twe ntazabagaho, nanone nawe ayo ni amahirwe yawe. Umvisha aho bitandukanye. Nanjye mfite uburyo norohewe mu kera, kuko niba indirimbo nk'ibigerageza si karande n'uyu munsi ujya kubona ukabona no mu masitade yo mu bindi bihugu barimo barayiririmba. Harya nayo iracyabaho. Yesu. Hanyuma ukabona worship team abantu barenga 100 bafashe indirimbo nk'iyo imaze imyaka 15 irenga, barayiririmbye bayisubiyemo, bararyohewe, abantu barishimye, buzuye umwuka wera, bagize ibyishimo byo mu rusengero. Tekereza ko irya ndirimbo uyibariye igiciro cy'amafaranga ntago yarengeje 11,000 by'amanyarwanda. Iriya ndirimbo yinyibukijeho Theo, tuyikoreho 11,000 abaye menshi. Tuyikoreho gato nk'akarahanyuze, sibyo? Gukora indirimbo imwe biratwara 100. Ariko nawe ugahita ugira izindi promotion. Ubwo ndi kubwira aba bana. Urakoze. Karahanyuze mu minota nk'umwe. Uyavuga amaherezo ndaza kukubwira ngo tugane ku musozo. Aha twagiye. Ubwo utangiye kuvuga ngo karahanyuze, urashaka ko tuza gukora n'ikiganiro cya karahanyuze gato cyane. Iyo yize. Iyo ngiye nyine. Oya ni urugero nari nanze. Twaririmbye bose babireba. Nutinda ndagakora. Ngaho banze. Twumve. Fungurira mpite nzamukira. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Amen. Yo. Arika. Yo. Ndongeye ndafashijwe. Imana iguha umugisha. Theo, reka mbikwemerera icyo waronsabye ko tugana ku musozo w'ikiganiro. Nyine kugira ngo n'ubutaha tuzongere tugomba kugenda tutabimara. Tutabimara y'ubutaha nitubona ndi makuru tugaruke, kandi abahari Imana ibikora imirimo n'ibitangaza. Ibyo kuvuga byo birahari, n'ubu ngubu umwanya uhari, twaguma hano tukageza nimugoroba. Ibyo kuvuga byo birahari. Ahubwo reka ngira icyo nkwisabira, ni ubuhe butumwa wifuza gutanga ku bantu bakunze ibyo Theo akora? Jewe ubutumwa ntanga, nimba nabwita ubutumwa, nimba nabwita ubusabe,
ndumva ndi bubivuge gutyo. Njye ikintu nabwira abantu bakunze ibikorwa byanjye cyangwa babikunda n'uyu munsi, nanashishikariza n'abatabikunda kubikunda, nababwira ngo ikintu cya mbere iyo ukunda umuntu umuzirikana uranamusengera mu masengesho. Njye abantu nkunda, inshuti zanjye, iyo ndimo nsaba Imana amahoro, ngira n'abantu natura mu magambo nkavuga nti na runaka na ba runaka, nkavuga ntiwasenga ngo ubure kuvuga umuryango nkomokamo. Kera nigeze gusengana n'umuntu ukomeye cyane ku rwego rwo kuba ari perezida w'igihugu, apfukamye numva arimo asenga, asabye Imana imbabazi, avuga ngo Mana umbabarire ibyaha by'abanyagihugu bakoze byose. Mpita numva amarira araje, apfukamye n'amavi ye asenze, yigerekaho na bene wabo, ati igihugu nyoboye, igihugu mparagarariye nk'umuyobozi, harimo abanyabyaha. Ubu hari abantu bibye, hari abantu bakoze ibi, nabyo bimbabarire. Amarira yanjye aba hafi. Mpita ngo bagize ngo ni ibindi byamfashije wenda no kuba ndi n'ahantu nk'aho wenda ni amarira y'ibyishimo, ariko nahise numva abantu dutandukanye imitima, bihita bituma mukuraho icyo kintu. Iyo nsenze nzirikana n'abandi. Amen. Nusaba, iyo wabyaye usabye Imana imbabazi, wagasabiye n'abana bawe uti sinzi aho bari ku mashuri, sinzi aho bagiye, izo mbabazi nawe ukazisaba. Urumva rero abantu bajye nanjye bansengera. Amen. Bansabire imbaraga, bansabire gukomera, bansabire kubishobora, kuko Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, ariko unazinsabiye ni byiza nanjye nkuko nisabira, tukikorererana umutwaro. Nicyo nasaba abantu bazakurikira iki kiganiro cyangwa bagikurikiye, hanyuma icyo bazagikore. Ni inkunga ikomeye cyane kuri njye, kunyereka Imana ukanzirikana, kuko tuba dufite wenda n'abandi batuvuma imivumo. Ibyo mba mbivuga nkomeje, hari n'igihe hari undi muntu wenda unafite impamvu ze zo kuvuga turiya hari akabura uko akagira, ariko amasengesho wawe undi uvuga ati mutabare. Ntawakwemerwa na bose nyine. Njyewe rero kubera ko nkunda kuba ndi hafi y'ukuri, ako nako mba mbizi ko wajya kumva biriho, kuko hariho n'ababa warabonye ibimenyetso ko yabivuga. Urakoze. Urakoze cyane Theo, turagushimiye kubw'umwanya wawe uduhaye. Tuvuze makeya ariko turizera ko n'undi munsi kuri nanjye nishimiye ko mwabonye yuko nkwiye kuza hano nkaganiriza abantu, tukaganira uko tuganiriye, kandi ndizera ko bazaryoherwa n'ikiganiro twagiranye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Muri byinshi twakubajije, haba wenda hari ikindi wifuza kuvuga cy'ingenzi tutakubajije noneho ukakivuga tugasoza? Oya, baravuze ngo kuvuga menshi ngo siko kuyamara. Birasobanura iki rero? N'ubundi ubu niyo nakibona twasanga bidashize, ahubwo tukabwira abantu ngo nakagaruka igihe umwanya ubonetse, bazabitwerekera muri komenti icyo babona gikwiye, wenda bo batwibutse icyo utamubajije n'iki, na cyane cyane ko nzi ko bitabura. Murakoze cyane mwese, turabashimiye. Twari kumwe kuri uyu murongo. Imana ibaho umugisha. Njyewe nitwa Onete, nshimiye Sami wari uri kudufasha kuri kamera. Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo cyangwa icyifuzo, birashoboka ko watwandikira aho hasi muri comment. Hanyuma nkwibutse ko nusanga utarakora subscribe, iki ari igihe cyiza cyo kuyikora, ugakora na share. Imana iguha umugisha. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Amen.